Heyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi, dore bizakubwira ko ushaje utakiri umwana rwose, ukavuga ati nshesha kanguhe, reka nicare kuri benchi nemere ko rwose maze gusaza. Ahangaha turahera ku mwanya wa mbere, noneho tugende tumanuka. Ni ibintu 13 biraza kukwereka ko umaze kuba umusaza. Niba waratangiye primaire ari uko wujuje imyaka 7, bakakubwira ngo nyuza akaboko k'iburyo ku mutwe ukore ku gutwi kw'ibumoso, rwose washaje, wagiye ubimenye. Aho ni ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri, niba warize mwarimu mumwita Monsieur cyangwa Maîtresse, urabeho kuko washaje. Ku mwanya wa gatatu, niba warabonye inoti y'ijana iriho Nyiraneza ahetse Rubaduka, kuyibona byonyine biragushyira mu cyiciro cy'abashesha kanguhe. Ku mwanya wa kane, niba warize umuvugo mu wa kane witwa uri mwiza mama, bye bye, harira abakibaje. Ku mwanya wa gatanu, niba waratetse runonko ukotsamo amateke, wihangana unyure ku ruhande abajene bataguhirika, wowe dere urisaziye. Niba warumvise radio FM ifunga saa 5 z'ijoro ikongera gufungura saa 11 za mu gitondo, rwose ugura akabando ko kwitwaza utazagwa hasi. Niba waraririye ku mbehe y'igiti, wowe ho sanga abasaza bagenzi bawe, ndakurahiye. Ku mwanya wa 8, niba warize geography umurwa mukuru wa Tanzania ari Dodoma, wibwiriza ufata utwawe ugende muri retirement, ndavuga ikiruhuko cy'izabukuru. Ku mwanya wa 9, niba waradudubije Urufaransa ngo uvoiti Thomas Louis uvoiti chez Monique, sese rugende kuko rwose urashaje. Ku mwanya wa 10, niba warize imyandiko ya George Banetti, Mutima muke wo mu Rutiba, Impyisi na Bakame, Indyohesha birayi, Urupfu na Cacana, Saruhara rwa Nkomokomo, Ngofero itukura, wowe ho urabeho rwose, uri muzehe burundu. Ku mwanya wa 11, niba wibuka aba banyamakuru kuri radio y'igihugu, Jean Saver Rugina, Karemera Rodrigue, Sebanana André, Karinda Viateur, Kabendera Shinan, Mazimaka Abdallah, Victoria Nganyira, rwose higama, uri mu nyongezo. Ku mwanya wa 12, niba wibuka aya makipe, Nyakabingo FC, Durandari FC, Style FC, Mugambazi, ukaba wibuka n'aba bakinnyi Muvara Valence, Mahanga Thomas, Ngabonzima, Poku, Maître, Ndanda, Brésilien, Saido Ruseya, Mbirizi Dodosi, Tigana, Gasana Brave, Risara Tanganyika, Rongin, rwose higama kandi umenye gusaza utanduranyije cyane. Ku mwanya wa 13, ari nawo wa nyuma, niba kandi warumvise publicité Sulfo passer à s'arrêter s'effacer yacaga kuri radio Rukumbi saa 6:30, rwose emera ko ushaje, wirinde kwanduranya. Ariko nanone niba ibyo byose mvuze nta na kimwe uzi, umenye ko uri umwana, wowe nta kintu na kimwe twavugana. Ese wowe wisanze mu kihe cyiciro? Uri umwana cyangwa urashaje? Iyi ni Truth TV, nge nkaba B1 Promoter. Ibyegeranyo byiza, utudokumentari nk'utu dushimishije, nta handi wadukura uretse kuri iyi channel. Icyo usabwa, kora subscribe gusa.